Turabasuhuje inshuti mudukurikiye muri iki kiganiro tubibutsa ko ari ikiganiro cya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana NCC. Uyu munsi turaganira ku mpamvu zitera ubuzererezi mu bana bigatuma bavamo abana bo ku muhanda ndetse bagahabwa n'andi mazina nka mayibobo. Abana ubwabo, ababyeyi ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye baratubwira uko babona iki kibazo n'ingaruka zirimo. Abana bagaragara ku muhanda mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali usanga biganjemo abakiri bato. Bamwe mu twaganiriye batubwiye uko babayeho ndetse n'impamvu zabateye kuva iwabo bakaza kuba ku muhanda. Kubera nyine narariye mu rugo nkaba imbogo. Abananiwe se byatewe n'iki? Ntacyo mu rugo nta kibazo cyari gihari kweli? Ntacyo, nanyweye umugati ariko mwonjyanye mu ishuri najyamo. Wajyamo? Ubu ngubu warijyamo kweli? Ntongere kunywa agakore? Ntago nakongera kukanywa. Mbwira none ikintu wifuza wowe ubu ngubu? Ni ukujya mu ishuri nkareka agakore. Kugira ngo uve mu rugo ikibazo cyari kimeze ikibazo cyari kimeze gute? Nuko nyine nari narabuze icyo kurya, inzara inyishe abana duturanye barambwira tuhite twiyizira inaha. Mwese abo bana mwazanye nabo bari bafite ibibazo nk'ibyawe se? Bari bafite ikihe kibazo? N'aba bose maze abo turaturanye ku Gisozi. Ikibazo cyari kimeze ni icy'ubukene. Mbwira none se wowe iyo urebye ubona ari iki wakorerwa kugira ngo uve muri ubu buzima? Ikintu nakorerwa nyine nakorerwa ni ukumfasha nkabona icyo kurya, nkabona n'imyenda n'inkweto, ubundi bwo nkahita nivira mu muhanda cyangwa se. Witwa nde? Niyo namba Jerike. Ufite imyaka ingahe? 13. Hano mu buhe bugeze? Njyewe nabanaga na papa na muka data, undi rero papa yarangize mu ishuri muka data akanyambura amakayi, ubundi rero najya no kwiga inzara ikanyica, nari ngeze mu wa 4 primaire, ubundi rero mpita kwizira inaha muri Kigali. Ikibazo mfite nuko ntiga njyewe, nta kindi kibazo mfite. Narisubiramo ntaribi. Ni nko gushaka nk'abo babyeyi baba bakorera ibintu biba abana, ubundi rero abo babyeyi namwe mukabahana bakabona ko ibintu baba bakorera abana ari bibi. Abana baba mu miryango yabo nabo hari icyo babona gikwiriye gukorwa kugira ngo umwana arindwe kujya mu muhanda. None urumva ababyeyi bakuriye? Ababyeyi nyine bagenda bafata nk'umuryango bakajya inama bakiga kwa abantu uko bimeze, bakabajyana mu ishuri nyine bakiga neza nta kibazo. Tubwire iyo ubonye aba bana babayeho kuri ubu buzima wowe wumva bigutera iki? Babibabaje ko twe tuba twiga turi gufata ubumenyi bo ntacyo bafata. Umubyeyi atabanye neza n'undi bagashwana umwana bikamurambira agatoroka iwabo akigenda. Tubwire nk'urugero waba warabonye. Nko mu rugo duturanye n'umwana nawe wabo aragenda, wabo baba babanye neza kongera akagaruka. Ariko ubwo nawe nyine yatekereje abazi yuko ababyeyi barwanye, umubyeyi w'umugabo nawe ashobora kumuhutaza akamukubita, agahitamo kugenda akazagaruka byabaye neza. Tubwire ubona ari iki cyakorwa kugira ngo ibintu bigabanyuke by'abana bari kujya mu muhanda no kuyobora ibyo bakora mu gufata abana bakabajyana mu ishuri bakabafata neza, nabo bakiteganyiriza ejo hazaza.
tubwire iyo ubunyuza hano ukabunyura kuri aba bana biguteye iki? bintera ikibazo nyine nko kubabona batiga njye niga nyine. None se ubona ikibazo cyaravuye kuri bo cyangwa ari ku muryango? Ikibazo cyavuye ku babyeyi kuba ntibabiteho nyine, ntibabiteho ngo babakorere ibishoboka byose nyine abana bagahitamo kwibera mu muhanda. Tubwire ahantu ujya ubona ukuntu ababyeyi badafata abana babo neza, tuye nk'urugero, umbwire nk'ikintu cyabaye wabonye. Nk'urugero nyine usanga ababyeyi bamwe hari abatita ku bana babo batagira nyine, usanga ababyeyi bamwe bigira mu kabari nyine ntibibuke ku bana babo nyine bikabandura ku bana babo nabo bakajya mu muhanda. Ntitwagarukiye ku bana gusa, twegereye n'ababyeyi ari nabo bafite uruhare runini mu burere bw'umwana, maze batubwira uko babona ikibazo cy'abana bo ku muhanda. Uruhare runini umugore niwe ubutunze abo bana, noneho abana bakabona bari kurya ntibahage, babona bari kurya ntibahage, rero nanone umugore nawe yatahukana umunaniro na kagataro, ayabwira umwana ati kora iki, umwana kubera nuko yariye ntahage akumva noneho ibyo nyina ari kumubwira ntari kubyumva, agahitamo kuko ari mukuru agacaho, nabo nyina agasigara ahangana na tumwe dutoya, twa tundi dutoya natwo kubera nanone natwo nitugira imibereho mibi na kandi nako kazacaho. Ubwo uri kumva ko ingaruka z'abo bana ziterwa n'ababyeyi batari guhuza. Noneho n'uwagiye mu kuzerera gutyo bituma ajya gushakisha wa mwana wundi nawe wari uriho nabi, akamubwira ati ariko uzaze nkwereka ahantu tuzajya twibonera. Nubwo buryo rero abana bari kugenda bananira ababyeyi. Mu gihe cya kera mu minsi ishize iyo umwana yananiranaga wenda baravuga tukaduterane nk'umuryango dushaka igisubizo, kuki icyo kintu cyo kitakiriho? Ubu rero n'imiryango ntigihuza, nicyo kibazo. Mbere watakiraga mugenzi ukamubwira ati umwana yarananiye yagiye hehe, noneho niba ari se wabo agaca hasi bakagufasha mukajya kumushakisha, ariko ubu n'indirwariza n'undi yirwariza. Niyo mpamvu abantu ntibakiri guhuza. Ikibazo tubona kituruka ku bagabo, umugabo ataha yasinze, nta kimenya inshingano ze mu rugo, nta kimenya kuganira n'abana, nyina nawe ntari kubonana n'abana ngo baganire, bari hanze nyine urumva nawe bari kwirukanka muri kagataro, mu gutaha intambara ari nyinshi mu rugo y'umugabo n'umugore. Noneho umwana akareba ibyo buzima, ntiyariye saa sita, nk'ubu njye ncuruza agataro ngera mu rugo nijoro, umwana yazarya ryari, umwana se yajya kwiga atariye, bigahitamo kugira gute kuza kwisyagiriza ikaroti. Ababyeyi nabo hari ibyo basabwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abayobora ibigo byakira abana b'inzererezi kugira ngo ikibazo cy'abana b'inzererezi kibonerwe umuti urambye ndetse habeho no gukumira ku bana batarajya mu muhanda. Twavuga impamvu nyinshi zitandukanye, ariko urebye neza usanga nazihinira mu bice bitatu. Icya mbere, hari ikibazo kigaragara muri imwe mu miryango ivuga ko ikennye, bityo ubwo bukene bw'ababyeyi bugatuma abana bata imiryango bakajya mu mihanda kuzerera. Ikindi navuga ni ikibazo kirebana n'amakimbirane agenda agaragara mu muryango. Icyo nacyo imiryango yagaragayemo amakimbirane, usanga abana kubera ayo makimbirane ahora mu miryango, intonganya za buri munsi, kurwana n'ibindi bishamikiye ku makimbirane, abana bakava mu miryango bakagana inzira y'ubuzererezi. Ikindi navuga ko gishingiye cyane ku uburere mpuza n'umuco. Nabyo aho usanga uburere hamwe na hamwe abana batabona uburere bwiza, ubwo burere bugatuma abana bava mu miryango yabo bakajya mu buzererezi. Mu muco nyarwanda mujya mwumva bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ni ukuvuga ngo umwana yakagombye kuba uw'umuryango, yego n'uwanjye ku giti cyanjye, ariko umwana ni uw'umuryango. Ni ukuvuga ngo nimba nk'umuntu ku giti cye nk'umubyeyi hari amakimbirane afitanye n'umugore we cyangwa n'abandi babana mu rugo, ayo makimbirane bagombye gushaka uburyo bayakemura mu rwego rw'umuryango, ntabyihererane ku giti cye. Umwana nimba ateshutse umubyeyi nimba ateshutse ku nshingano
undi muntu mu bagize umuryango akaza akamuhwitura akamwegera akavuga ati uyu mwana byifashe bite kutamuha indero ikwiriye. Ariko ubu ngubu umwana umuryango cyangwa se urugo ruragira ikibazo kikaba icy'urugo ntikibe icy'umuryango muri rusange. Kera umwana yarakosaga yakosa umuturanyi akamuhwitura akamugarura, ariko umwana w'umuturanyi uramubona yateshutse ku nshingano, yavuye ku ishuri ku buryo budakurikije amategeko, ukamureka akigendera ukibwira yuko birangiriye aho ngaho. Ntumenye ko kuba umwana ari inzererezi nawe ubwawe bizakugiraho ingaruka. Hagombye kugira ubufatanye butandukanye bw'inzego zitandukanye, abarimu, abandi bana, imiryango, kugira ngo babone ngo uyu mwana afite ibimenyetso bigaragaza ko mu ishuri. Wumve ko umwana w'umunyarwanda atakwiye kubaho muri ubwo buzima. Hanyuma kandi ikindi kintu abanyarwanda bakwiye kumenya ngo uyu mwana tutamwitaho ejo bundi uzagira uko twitaho kandi nabi. Nutugiye icyo tumumarira ubu ngubu ejo bundi uzaza kubomora amazu yacu, tubuze umutekano. N'ibyo duhibikanira ntacyo tuzashobora gutunga, kubera ko urwego azaba yagezeho ni wa wundi uzafata n'imbunda abanyura umujyi, navuga nta mutwe we nta mitekerereze mizima aba afite. Niyo tutagize icyo dukora ubu ngubu tuzicuza bitagifite gahunda. Ikindi nanone tubona twumva cy'ingenzi nuko leta yagombye gufata navuga ingamba zikakaye mu buryo watujutse ku nshingano ze naho kabihanirwa. Tujya kumva ko nafite inshingano zo kugira ngo umwana we amukurikirane mu burere bwe. Ngiye kumva gusa ngo umwana araho mu rugo wenyine, kenshi usanga yitongo yagiye kumushakira ikimutunga ariko umwana akirera. Iyo umwana rero nuko atangira kuba inzererezi. Kuko iyo tuvuga ubuzererezi abantu baburebera ku bana batoya, ngo umwana yavuye mu rugo yagiye mu muhanda yataye ishuri, ariko ibyo twagombye kubona yuko birenga aho ngaho. Nimba umwana avuye mu rugo afite imyaka 7, afite imyaka 8, ejo bundi ni wa wundi uzasanga yagize mu myaka 15, 18. Ibyari ubuzererezi bigatangira kuvamo n'izindi ngeso zitari nziza, harimo ubugizi bwa nabi, ubujura n'izindi ngeso mbi, kuko wa mwana yakuze nta muco nta bundi bumenyi afite. Itegeko rihana wa muntu wataye umwana ukivuka ryongere rinarebe wa muntu utubahirije inshingano ze ku mwana ufite imyaka 7, 8, 10, 12. Bose amategeko abahane, kuko ni ukwangiza uburere bw'umwana, ni ukwangiriza sosiyete nyarwanda. Usibye kuba ari inshingano, kwita ku mwana nk'umubyeyi binateganywa n'itegeko, ndetse utabyubahirije agahanwa nk'uko tubibwirwa n'umukozi wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana NCC. Iyo turebye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 nk'uko ryavuguruwe mu 2015, riteganya ko cyane cyane mu ngingo ya 18 iteganya ko umuryango ari shingiro y'imbaga y'abanyarwanda. Bivuze ko umwana yakagombye kurererwa mu muryango, atakagombye kuba mu muhanda. Iyo ngingo kandi iteganya ko ababyeyi bombi bafite inshingano ku bana babo, ni inshingano zo kurera no kwita ku bana. Iyo rero umwana yatezutse akaba mu muhanda, ntaba kirerewe mu muryango, ntaba gifite bya bindi bwa burere bwo mu muryango agenerwa n'amategeko. Iyindi yo turebye none mu ngingo ya 18 iteganya ko umwana bitewe n'ikigero aba arimo, kubera ko aba ari umwana, aba agomba kwitabwaho by'umwihariko nk'uko biteganywa mu mategeko ndetse no mu masezerano mpuzamahanga igihugu cyiyemeje kugenderaho. Urumva rero ko umubyeyi kutubahiriza inshingano, umubyeyi kuba umwana yagiye mu muhanda no gutezuka kuri bya bindi biteganywa mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ibyo rero bivuze yuko yakagombye no kubibazwa. Ntabwo twavuga yuko atabibazwa, kuko iyo turebye mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda cyo mu 2012, cyane cyane mu ngingo ya 231 iteganya ko umubyeyi watereranye umwana cyangwa wataye umwana ahanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kugeza kuri myaka 5, ndetse n'ihazabu yo kuva ku 20 kugera ku 100,000. Urumva ko umubyeyi umwana watereranywe, umwana kuba ari mu muhanda aba yatereranywe. Nshuti mwarimu dukurikiye muri iki kiganiro, turabashimiye, twizera ko cyabanogeye. Kuba tutatangiranye, tubibutse ko kibanze ku ngamba zikwiriye gufatwa kugira ngo ikibazo cy'ubuzererezi mu bana kibonerwe umuti urambye, ndetse habeho no gukumira.
ababyeyi ku bufatanye n'izindi nzego barasabwa kwita ku burere bw'abana babarinda icyahungabanya uburenganzira bwabo. Hari igitekerezo mushaka kutugezaho mwacyohereza kuri aderese zikurikira. Mugire ibihe byiza naho ubutaha. Umwana nawe